baramunaga babawunsa baramujugunya Badrama none ahangaha arimo araklaminga ngo bashobora kuba bamuvunnye urubavu. So ibyo bintu mwabyumvise Badrama uza ahantu yaragiye ni nko kuza kwa Dumba. Ni nko kuza kwa Dumba. Buri inkotanyi zirimenya ntabwo ushobora gutuka inkotanyi imwe yego ngo ujye ku yindi. Ntibibaho. Abana bamubwiye bati urumva uri ikirayi kiboze ntushobora kuza ukatwinjira muri ikirayi kiboze. Kandi ibyo bintu ubundi n'ibyakaba yarabanje gutinya mbere na mbere atarakora ibyo yakoraga ati nzajya nsa guta imbere y'Abanyarwanda. Umuswera yayisavayo ahita afata n'akavideo warimo arakomplayininga mu cyongereza cyitwa repercussions biba bitangiye ingaruka z'icyo wakoze. Urakoze cyane. Ubundi wamaze gutuka perezida w'Abanyarwanda biba binarangiye burundu ushatse wakitandukanya nabo. Ayo yakenyereyeho kandi ngo amafaranga bamuhaye ntabwo yavagamo n'ayangaya ya giftirira afite. Ugenze bite hano bro? Iri Keti yahageze ibintu akoze ni byiza cyane. Tariri uzwa nanaguhamagaye kuri phone ngo uzurebe. Bibi ari marikatira ajya kuri airport. Dumba ibyo yavugaga Riri ubanza ari kuvugira muri mute. Bishoboke ko byahura n'ukuri. Miss Dora nakubuze. Reba bije umukunde Miss Dora nakubuze. Ndungejeje hano. Umwita Ketia. Banzicecesha abo bagore turimo turavuga. Bazubwira abo bagore baceceke. Oh. Twamishimiye Riri twashimiye Keti n'abitoze. Waravuze ngo kiko twa? Ndumva narira. Uri kumva ikintu kiriho? Riri Miracle wowe barimo baraguha ngiye ntabwo uri muri ampadura ahantu ndi. Sawa. Ntabwo Badrama bagiye hariya. Ntabwo Badrama bagiye hariya kubera ko akunda ari uko yishimiye Rutijobere cyangwa ari uko yakumbuye muziki nyarwanda. Aba yagiye muri uru guteza akavuyo. Kujya gushaka attention. Kapana attention. Guprovoka. Ushobora gusanga nose yagiye mu kirori kakankubaze. Mbwira abantu bari hariya batumiye Badrama cyangwa yari yengejeje muri showbiz bamubwiye ikirori kirahari tuzahurira hara cyangwa tujye kurya show nindi. Siri kubyumva. Ndabyumva. Muri iki gihe yariko mugimukoresha na common sense n'ubwenge ibyo yashakaga ni ibi ngibi. Yongera ati urimo kunyumva? Yego. Ni ibintu ni imitego yateze wasanga nta n'uwamwirukanye kuko nta n'ubwo mpamya ko bamwirukanye. Ahubwo abamwirukanye icyo aba yakoze ni ukubikora kuri gutega imitego ashobora no kugenda harakana kora ibintu by'akavuyo cyangwa agaprovoka bigaragare siburi kubyumva. Genda urebe none niba bari kwandika ziriya nkuru genda urebe ko atari bigarasha cyangwa ngo niba ari ntuza ngo niba ari sheira bikira kiri Rwanda niba bakora bira bintu bavuguza si wabishyizeho none se niba bagiye batuprovoka inkuru ngiyo ntabwo nshobora kubihereza umurindi kuko nibyo bashaka attention. None se Godfather reka ngubaze ibyo bifitiye impact. Ndakubwira urumva nujya kureba article baba bakoresheje bira bigarasha urimo kunyumva. Kuba Badrama adutukira umukuru w'igihugu agatuka n'u Rwanda n'iki byose akagenda maze ahantu habereye Abanyarwanda biteranje harimo n'inkotanyi Rutijoweri arumva biza kugiriye neza cyane. Wamanje kumva point yanjye nico ndi kugaragariza kwereka nje. Oya point yawe nayumvishe kera kereka niba ntinda kumva. Wewe watinze kumva kuko uravuga ntabwo ntinda kumva icyo ushaka kuvuga ni iki. Ndavuga nti icyo bashaka no kubigira binini kuko inkuru ngiye nyibona bwa mbere nabonye muri ziriya ntera hamwe urimo kunyumva aribo babifasha babigira ibyacitse turi kumwe. We muri kiriya gitaramo ntabwo bamwirukana uzi ikintu bamukorera nari Dumba
bamureba nk'uti nkanze kujundika bakagiraho ikintu kiri aho ngaho gutyo gusa. Oya ngo wembaza ati Dumba wamukorera iki? Kozi nanjye ntabwo Badrama yaza mu gitaramo ndimo mpita mpaguruka nkagenda. Abanyarwanda benshi bari guhaguruka bakagenda. Yego. Nicyo bamukoreye. Nahaguruka nkagenda. Wamwirukanye. Oya uzibira mukoreye. Bajugunye hanze nk'abajugunya trash. Ubundi niko bigomba kugenda n'ibigarasha bikabona content. Kuko yaje ashaka kwisanga urumva. Kandi wenyine ubwo yari yambuye ubunyarwanda ahubwo akigira inyangarwanda. Nta muntu rero kwemera kuba yagaragara muri video irimo Badrama. Bagufotora na Badrama shaye inyuma. Ukereza ikintu kimwe rero noneho. Niye mpamvu yabimuteye. Erega Badrama aracyumva ko ari umuntu ko ari umwe muri twe. Aho rero niwo mutego butari kumva baba bateze. Niho muri kumisinga point. Ibyo ntacyo byamara Godfather, ibyo muravuga ntacyo byamara. Nta impact byashiraho. Nta impact byashiraho kozi n'ubundi buri munyarwanda wese aramwitaza. So abaza kongera kubivugaho nyine n'ibya bigarasha kandi birumvikana cyane ko naga piège kari wiki. Naga piège kari wiki ntacyo kaza gakura niba yaba babipanze. Izo sizo piège uzabaze piège z'inkotanyi piège twamukorera nk'ubu nakorera Dumba. Je nani Badrama agiye hariya muri kira gitaramo yajyanye na Bacari nani nk'inshuti ze. Bacari nani nase baracyari inshuti ze twubimenye cyane. Yakabaye ajya hariya agiye wenyine n'abantu hariya. Godfather reka guteranya abana b'abanyarwanda. Ariko si wagiye urumva wagiye amaze kuba Bacari nani ntago bakiri inshuti za Badrama babarira reka. Reka amatwi. Ntabwo ari kubateranya. Bateranyije gute nari ikibazo rero gufatiraho. Ndakubaza. Yajyanye nabari abana b'abakobwa. Bariya ntabwo bakiri yajyanye. Yes, uretse gatunyine ndashaka kugira ngo wumve. Direct jumpingamo. Abantu bose yabanaga nabo barimo JSP za hano hari abatuye muri Arizona. Ibitaramo byabaga Badrama yarifataga wenyine akagera nkuko yifashe uyu munsi wenyine uwumwe. Nta muntu agishobora kugenda nawe. Urakoze cyane. Muri kiriya gitaramo yaragiyemo nk'abahanzi bateguye cyangwa abapromota bateguye kiriya gitaramo. Bigeze bamutumira cyangwa bamuha invitation. Igitaramo se baratumira. Yaguze itike kuko yaragiye gushyigikira Ruti Joel. Yego, erega ashobora kuba ari umufana. No. Atazi no kuvuga izina rye. Ntabwo azi kuvuga izina rya Ruti. Uze kumva video yakoze ntabwo azi kurivuga neza. Yavuze gute? Eba ngo Ruti Jo. Urukumva? Nugu provoka, urukumva? No kugira ngo bibone intuza, nujya kureba ibikontent biri kwandika. Urukumva? Guprovoka kwerekana ko ni nko kwerekana ko noneho niba bari kumwirukana nujya kureba narebye article zirangera zakoresheje ashaka kwerekana ngo niba babikoze gutya ari muri Amerika. Genda urebe kuri article zabo ni Kagame na FPR genda ubyitegerezo urebe kuri article bicucu byanditse. So nicyo barashaka kugira ngo bereka ati none niba umuntu uri gukora ibingibi baza hano bakirukana umuntu mu gihugu cya Amerika ibyo bakoze ejo bundi birabyejo bundi ira space nakoze je birabyejo bundi byo ngo bagiye kuca umugore gisegeti. So aba bantu rero baprovoka ku buryo bari bwo bwose ibintu birango biri vague ukunda ushaka kumenya no kubisobanura. So ibingibi kubikora none se reka mubaze mbwira ikindi kintu cyo gutuma abantu bajya kurikira Badrama niki yavuga. Badrama aracyaciriritse aracyari wa muntu yabuze hiti ibyo ngibyo Badrama ibi ngibi byumve akwiye kuguma mukato n'ubundi kuguma mukata ahantu uri Badrama. Ibyo niba ari ibipeje byanyu by'ibintuza by'ibigarasha biri wiki nta kintu kirimo Badrama guma aho ngaho ingumira uzigihe ibi bintu Dumba uzigihe umuntu uko yaba ameze kose pemu yaba afite yose azurunga wafashe ugatuka u Rwanda ibiganiro byinshi wakora abantu bagahurura apana ntago baje kumva ibyo uvuga ko ari ukuri guhurura kuza kugushongera wene bitewe n'ako kazi na wari ufite
ntabwo byatwara igihe cy'iminsi, ntabwo byatwara ibiganiro 3-4 tugatangira kukubona nka Nahimana cyangwa na Mukankiko basi bikarangira. ariko ubundi Badama ntawe yadukinda sigari nkabo, Ariko se ntabwo asigaye ari nkabo, yarasanzwe ari nkabo. So ikiriho kimwe ubu uzi ikintu agiye kugira igiye gukurikiraho, agiye kujya mu ngaruka sasa zo kubaho mu buzima bw'ubupfubyi, bwo kubaho uri aho ngaho ugenda ubebera buri wese. Urumva uko bimeze ibi bintu ariko bad reka rero bad ugomba gusubira kuri kamera ugapfuka mu karira ugasaba imbabazi. reka nkubwire du bazisaba baryo se bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo indambi uyigaburira amata ikaruka amaraso. Bad sha Yesu kwiza niwe yabanje kukumbwira. urakoze cyane Dumba. Yesu kwiza niwe yabanje kukumbwira ukuntu waguze navuga ati je ayo makuru yakura ati nari impari. Badi ni badi nyine. Mubaya. Abanyarwanda kazi ntabwo se nakwanga akwita nabi. Reka zimaze kureba ukuntu abantu bavuga. Iryo zina ni ribi pe. Urikumva? Umukobwa ubita Ananime Diane Rwigara twatsa dutera mama aravuga ati namaganye ibyo bintu, aramwamagana bati muri kora iki gihugu ndaku Badrama naramubwiye ati Badrama ubundi iyo wambaye baramwe ngo Yo Badrama ntabwo yigeze yambara uniform y'igisirikare cy'u Rwanda. Yarayambaye cyangwa ntabwo yambaye? Yarayambaye. yego Ibyo yakoze babyita treason. Igihugu cyari cyo cyose barakwica. ndeka nkubwira ikintu ukoze, ndimufate umwenda ngo muwambike Badrama nk'umusirikare mujye mukurikira amakuru. Ngo yahubwo ibyari bimeze gute ngo ubu bizi. Ni ukuvuga ngo Badrama hariho abo bitaga aba crap. Crap n'abana bikoreraga amaguduriya y'abasirikare. Urukumva intambara ikirangira. Bariya bana babitaga ba chief kuko. Urumva? Iyo yazuburukaga n'abasirikare igihe kirekire, urukumva? Icyo gihe hahembaga, urukumva? Ba RS muri bambikana ntabwo igisirikare cyari cyagafasha umurongo ku buryo abasirikare batangira guhemberwa ku mabanke, urumva? Oya amafaranga barayazanaga ba admin bakazana amafaranga bakahemba abasirikare umuntu kikash. Ngo rifadure urya nabi ntabwo bimuza kuvuga. Ubu bibangamira tumbuka bangagenda arundi kwa nyina nabangamiwe vuga. Kamaze mama tuvuga n'ibyo kurya mu kanwa. Imfura ngenda gapfuka umusaze cyenda gutukana warabupfunze. Imfura so ubupfura ibyo bintu by'ubupfura bari mujye mu bijyana. We kirya nabi. Karya umuntu ariko se ntuje kubarya. Umva. Ngo ntabwo ari wowe. Nawe ugiye kuruka amaraso. Ntabwo wabiduka. Arukero. Oke naje. Ubangamiye nuko ndi kuvuga ndi kurya nuko wabuze ibyo kurya Dumba urashonje. Koko. Sana uyishaka kubijya sigaye ndye byatsi. Usigaye urisha. Ariko wambwane sankiri ibyo avuga uzi ko ari byo uzikaka ko kariri kabaye keco uziko reka zo gusobanura Dumba. Noneho bari abana bitewe no kwirukanka imbere y'abasirikare urukumva. Noneho babikorezaga urumva abasirikare bose usanga bafite amura urukumva. Amura ibirimo imbunda zashaje cyangwa imura zifite ibibazo.
bari abana rero ugasanga bagiye bazikorera urumva kiragera ntabwo bafite imodoka nyinshi, so aba n'abapeti bagendaga bagatangira bikorera ziriya mbunda zitarasa, bikorera amabokse, defense igaterwa ikaraswa unyumve, defense ikaraswa, abana urumva bari muri defense bari abana, umwana akisanga yajoininze gutyo nta training yakoze, muzambwira azatubwira ngo yakore training wing, so baraba chief uriya mu club akisanga bamwambitse uniform gutyo, ariko noneho bagiye gushyira igisirikare ku murongo, urumva kunyumva, bayora twana twose, urumva bagiye kuba igisirikare, bafata izari inyeshyamba ziba zigiye kuba igisirikare cya leta, bafata turiya twana baravuga utwana twaritanzwe, niho wumva icyo bita kadogo school, urukunyumva, baravuga ati aba bana twabanye nabo ntabwo tugomba kubatererana, nimusubire mu ishuri igihugu kirabonetse. Bafata ba badirama bashira hehe, abari bashira mu ishuri, bamwe bananira bagasohokamo bakajya, niyo uzumva avuga ko yagiye kwa mayibobo ngo akaba none yagiye kwa mayibobo. Ntabwo dufite abantu bakora muri leta, ntabwo dufite abantu abaminister aya masaha bize muri kadogo school, we ishuri risohokamo n'abagenzi be bamwe bari aho ngaho. Wareke kujya bakomeje ishuri, ariko abanga byaje kurangira babavanye babasubiza mu buzima bwa buri munsi, kandi bari baje baturutse ubuzima bwa buri munsi n'ubundi, urumva, yitabira bananira yongera asubira mu mwana muzuma atanga testimony. Turi kumwe, ntimukajye mufata mufate profile ngo muyimadike ku muntu adafite. Those guys bari abana bagiye muri kadogo school, ntabwo bose ariko bagiye kwa basirikare, harimo abagiye mu gisirikare bo bakomeje amashuri. Turabafite ibi bintu uko ubizi cyane, ubizi ute? Uzi ko nibwo bwa mbere numvishe ikintu uzi ntazi? Reka gusobanurire ubizi. Menya nuko uru ruzingo erega urumva icyatwaye umubyibuho, urimo kumva, cyasize amateka bro. So rero aba bantu munyumve, ntabwo aba bantu kuza kuvuga ibi uyabeze nka kira kigarasha kindi bita Simba Buranga kiza kikavuga ngo urumva ngo nabaye umupolisi agende cyo kureba Buranga yarashinzwe igihugu kimara gufatwa, yari umwana uba ahantu kuri ntuza kuri station ya polisi Gisenyi, ari ujya gufotoza warara kwa kundi bandigishaga imashini z'intoki, yo watwaraga impapuro azitwara. Jesus Christ. Mustaki urakoze kudukanga buri gihe ni ubundi baragucecekesheje. Ntabwo Dumba yabavuze ngo aya ntabwo ari njye ubivuze. Abahungu banjye baraje nanjye bamerayo, ni wowe hano uraje urebe. Abahungu banjye baraje, abakire banjye barahari aho ngaho, meze muri Wanyara. Wanyara warayimenye? Meze muri Wanyara. Yehe ariko sinyitinda mu Wanyara burigira dukanga. Ariko se Jess Kwiza urande ukanyibwira da, turi hamwe harya. Jeje ndakumva. Jess Kwiza Lirira Miracle arimo arakubaza. Turi hamwe, uri hehe? Sinanakubona. Ariko buriya kuzamura abandi n'isawa riri, uzi buri ugerageje kunzamura, ariko nanagushimira nuko wari wanzengereje, buriya watumye banyita. Niyo kaba karabo. Ese riri wari wamubwiye ibiki ku buryo rirarakara? Wamubwiye ibiki? I'm speechless. Wumva ni wowe ufite ijwi rirangurura, mbabarira nshimire Mr. K info.
ineza nkuye muri wanyara kurayo kabano kurayo Godfather inshira aho ngaho inyuma ya Jesquiza kandi naho ndaba ndamukurayo ntabwo ineza yabyemera ntabwo yabyemera umuhungu wa Nyamigere yaje Imana ishimwe uranyemerera mu ndeke nshimira umuvandimwe nanjye mvuga mu gushimira bamushimira mushimire umuhungu wa Nyamigere Keza agiye kwirizariza nabi nazi gukora na Keza Tizki ntabwo azi gushimira kigiye kwirizariza ndumva bikore uretse ke dubanza Keza kuri ki inshimire MK Mr. K MK mwana wa mama ni ndakura Mr. nawe K ushobora kuba waravuye Dumba ni Mr. ni Mr. K Mr. ariko MK bivuye he? ndi kukubwira ni Mr. K uri NRM Mr. K Mr. K Mr. K Mr. K ngiye kubanza gusaba imbabazi zo kuba izina ryawe naryitiranye na MK urumva MK yari umuhungu wanjye yari afite amafaranga menshi ariko ubu ngubu yarashize ariko Mr. K ndabonye ko ari wowe wamusimbuye ahubwo ushobora kuba ari wowe noneho waje witwa Mr. K wabaye MK Mr. K ndabona nawe ushobora kuba waravuye iwacu Masisi hariya urakuze cyane uzaze nguhe inka iwacu muri za Uganda ibihumbi Masisi na Uganda birigenda cyane Mr. K mo kunyumva no muvandimwe wa Ntungamo bro ntumbwire ko ari uw'iwacu Mbarara ubimeza avuki wabo wa Sankara ubutaka bwa Sankara ntabwo bakibufite twarabuguze ngo muki niba ari uwantungamo Mr. K webare mnonga nanye ndi umwana wantungamo wabano inda nanye no basha kuntamaho konga kandi kagega gatanga rurye cyfire gato hey umusenza nkoze mfundi guruka nabikubwiye ochitegera ubu Mr. K niba ari uwantungamo nkaba najye kumushimira kindiye mfundi guruka Mr. K neza kwente owe neza kwente Mr. K konka ni kwente amukundi kurya shimirira ke mo penkorogomo ompentari uzokunu Godfather yo uzokunu bita intare ntungamo ntabwo bavuga intare bavuga entare ntungamo niko tuyita akosha muri izi ndimi zose nize bagiye kuzanyima gift walayi Mr. K nanye mpaka ninga nkujumi nweza kumpa ninga nkujumi uzi ikintu mubwiye mureme rwacu rwa Ntungamo navuga ati Mr. K nanjye mpintare cyangwa ngutuke Mr. K konka waborije ahubwo Godfather ntabwo umugirira ishari kuba ndi umunyafrika wuzuye uvuga indimi zose zo mu karere k'ibiyaga bigari uti kubera iyo mpamvu ndashaka kujya gasubire muri Wanyara nicire muri uriya mwanya arimo biragoye cyane ntabwo biragoye cyane n'ubu Mr. K ako yumvishe mvuga ikinyankuru ushobora kubona none nkubise icyitwa Nuza Universe TikTok Universe urumva ntabwo bishoboka ririra miracle uzi kuri keca ceri none se Dumba ko twabonanye nari kabi koko oye wari keca ari ku ifoto muzi kuzana Celine Dion uzi Celine Dion Dumba ndagukumbuye by the way nanjye ndagukumbuye sheri wanjye nanjye ndagukumbuye sho dukuriye ryari Kigali cyangwa se tuzahurira he hano Madrid aho ushaka ngenda gusanga ririra miracle nzagusanga cyangwa se nshaka kujya no muri Canada ariko aho ngaho nzagucumbikira ako hatarimo bya bindi godisho w'ikiremba atari bya bindi njye ririra miracle urabizi ko ndi mubi cyane ako kanya ngira ngo uri mubi pe ndi mubi cyane ako kanya mpita mpaguruka noneho si kuri aka gasura niba ndabona hari imbere yanjye
reka manze ngende muri douche mfate isabune. Reka nkwihera akantu hano. Nakuntu Kuko nta mpuza nyinshi mfite. nakuntu utakampa sheri wanjye, nakuntu utakampa sheri. Rava he noneho. Mpa sheri. Nshobora undenze icyo cya Yesu Kristo kiguma kikuvuga vuga nako karabo mpaye nakunda kakiri mu izina ry'ubwiza. Mu izina ry'ubwiza nakunda kakiri. Ese nkubeshye. Ni wamenya ineza winashobora kubona umutima mwiza nimo ndashimira gahita nkubita ikintu Ariko reka ngusabire bano bantu banjye Ketia mu muhede. Dave cyo kuze bimbabire bikamukundira sha yaguha pe n'intare. Nawe kugira ngo ayimpaye iguhe. Deka wallahi. Rero mirakanse y'intare rero abanyarwanda akunda Dave ntabwo ahari. Banyarwanda kazi rero mirakanse y'intare. Ariko noneho Dumba yahita tambuka kuri Keza. Yenda njyewe. Ineze regaraje byose abinkorere. Ushamya nsubiriza big screen. Flower wibagiwe Nessa. Flower wibagiwe Nessa. Yagiye buri yaraje. Nabo yaraje. Nkunda ukuntu utajya wigira iyo Flower hari. Umva. Dumba rwose. Oya njye rira miracle sheri wanjye shedi la miracle shedi. Nshaka kwidarapa. Shedi birakunaniye umva Keza ceceka. Yego kabese gucunshekesha kuramnuza za. Ngaho vuga gusobaye. Mu ndebe mu nkunde. Ndakura nka kwibwira. Ngovuga. Oh, thank you precious. Banyarwanda kazi icyitwa biju cyaraswatamye. MK ahayende. Indege ikurikiraho irabiyanze. Dumba. Uzampamagare dore urabizi ko ngenda imfura sina. Kanikunda kundishwa kuri niko hapa. Mr. K ngenda muza blessing. Blessing abantu bose. Neza wini buri iyo mpari buri neza wini ahita acika intege. Ahita abantu b'imfura reka. Abantu b'imfura Mr. K ni imfura neza wini ni imfura cyane. Erega imfura imenye yindi. Ketia. Sibyo. Hari n'uwindi twaga tea time niba ari yitwaga tea time yitwaga time. Time B yego. Yeah, Natiba. Amafaranga yarasigaranye yakoze yayashutinzemo video mu mwihorere. Ubu se Time B yariye. Time B amafaranga yarabesinze pe. Yayashutinzemo video. Je. Tinya ko Time B yangaga kutwishyura promotion yasohoye indirimbo ariko amafaranga yose yarangirije hano kuri Keza Teriski yose. Ibyo se bikagutwara iki? Dumba bikanwa ko kariyeri yiwe yaguye umuntu yego yigeze kubwira se ko akeneye kariyeri kurenza uko yaba akenera abantu. Dumba Karame udashaka ko dushwana ntongere kuvuga kuri Time B. Urakoze cyane Je, God bless you. Uwo ni ndo uvuze kuri Time B. Dumba ye. Jewe Time B ntabwo tuya turamenya abantu hano bitewe n'ubushobozi bafite ariko tuvugira abantu cyangwa tuvuga ku bantu bitewe n'ubumuntu tuba twababonanye bitandukanye n'ibi bintu ureba hano. Yes. Abantu ko barimo baragenda Godfather urimo urabikubira bigenza ko bavuga abantu bunaya ahantu bihuriye oya niwe wibanuye arahita agaruka. Dumba Time B ni another level. Reka rero nkubwire muhungu wanjye Jay Squeeze.
Time B ntitubanye imihanda cyane. Nushaka umurate paka nta kintu uzamukuraho. Time B n'urundi rwego. Ndabikubwiye je. Nureba ko ukunda kugeza. Ndumva mba nkubwiye. Time B nta nubwo uzamukuraho habe na karabo. Time B abahanda bazi. Impamvu wababaye nuko bwataguhaye ya promotion. Impamvu nababaye urayizi se? Impamvu nababaye nuko Time B yari umuririmbi mwiza. None se wumugenera uko aririmba ko nuko akora umuziki. Urabyishe Keza yenda gake du. Time B we yarivugiye ngo ntabwo ndirimba ngo bikuremo amarongo. Ndirimba kuko mbikunda iyo mbonye umwanya ntahugiye mu bimbeshejeho n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Njya muri studio nkaririmba abakunzi banjye bakabireba, niyo mpamvu ntazigera, niyo mpamvu ntajya gukora promotion cyangwa yishyure abantu bamupromotinga. Oya, wavuga ko ntabwo mu bintu muraje inshinga kugira ngo aririmba bigira akazi, ntabwo ari ubucuruzi kuri we. Nubwo bikora kugira ngo yamamare. Dumba Abikora kandi ari ikintu kimurimo. It's a hobby, ntabwo abikora nk'akazi. Azaze nganire nawe hano mu bantu twumva. Kandi n'abamuzi turamuzi. Mubaze nawe ambwira asubize tumve Time B ko azitega. Kuki saza gusubizanya nawe? Ntabwo tuzira tuziranye Keza niwibaze ko uwo mwanya ntawe afite. Umwanya kandi wumva bari busy nuwo kujya muri studio ubona gake. Umwanya ntawe abafite. Ari ahantu tuba tuziranye Keza. Dumba Time B n'urundi rwego. Zameze umurati. Uragira nk'abagore bashobora kumva indirimbo ze. Yewe bamwita Time B papa. Time B n'urundi rwego Dumba. Time B n'urundi rwego. Yewe Dumba iba bikora cyase mu kwishimisha. Sinzi uko ubyumva. The guy has amazing bro. Nta kintu mukeneyeho. Reka mbabwire. Dumba Time B njyewe n'uzampa amakoini uzanyishure promotion kuraho ibyo bikoro. Promotion ashaka gukora ntabwo akeneye ngaho aze kumpa amakoini rero. Ara promoting ibiki. Ngaho aze umva nanjye azaze musingizamo amakoini niba nta promotion akeneye. Kubaza amakoini y'iki. Time B wibuke ko amfite as a big promoter. Agenda mu promoting iki? Umuziki. Nibyo je? Uri mu promoter umaze igihe kingana iki mu promotinga? Time B twatangiranye. Nyine umaze igihe kingana iki? Maze hafi imyaka nk'ibiri. Mu myaka ibiri YouTube channel ikaba ifite 2000. Oya. Time B ntabwo umuziki akawukora kugira ngo awuhanze. Wipresence nk'umuntu upromotinga umupromoting. Oya ntabwo nze. Aramfite gihe Dumba namureka. Ngaho nzamwiyakira as a big promoter. Reka nkubaze. Time B ashootinga video cyangwa ntabwo azishootinga? Ashobora kubikora nk'urwego. Oya mumbwira mureke kumbuzabuza. Time B ashootinga ama video cyangwa ntayashootinga? Okay Dumba. Devu yaje kandi ngomba kugera ku 30. Tureke Time B urabukoze 30. Okay guys, murebe ukuntu Dumba agiye kubasimbuka mwese agafata big screen bitewe n'umuntu bita Mama Miracle. Mama Miracle yansabiye kwaze yamaze kuhagera dosiye ya ntuza turayidropinze. Hari umuntu utavuga ya Time B wa dropinze nkeneye kubona Dumba. Devu ari he? Devu niba yaje erega bakunda Time B ntabwo ari mwebwe n'ingewe. Bizi ko mukunda ariko reka tujye yo. Nababajije ikintu nuko mutakitayeho. Yego. Ariko navuze nti kumbuye riri wa kera wacu. Ukoze ko sibi ngibi nibyo. Ibyo ntabwo njya kubijyamo kubera riri wa kera ubu ngubu asigaye rutu wa kera. Dumba ufite ubwenge bwinshi cyane wowe. Riri ubu ngubu asigaye rutu wa kera. Ahubwo ufite ubwenge yego. Reka tugaruke gatoya. Wavuga iki kuri Dumba? Wavuga iki kuri neza no kubihangano bye Dumba?
DJ Nox mama ya DJ Nox kuri Dumba ndisiga amarangi. DJ Nox watangiye gukora kuva mu gitondo. DJ Nox ni nawe wangejeje hariya. DJ Nox yatangiye abinkorera mu gitondo, nta kuntu ashobora kundeka kandi DJ Nox aza akamaro kanjye. Ni nawe wangejeje hariya yewe DJ Nox, ibyo nkubwira ni ukuri. Ubwo DJ Nox yabikoze. Thanks to say Dumba va mu rugo. DJ Nox arambwiye kuvuga kuba mwavuga kuri Time B murakoze cyane. Ubu ni promotion nuko bayikora nta nukundi. Urumva? Promo nta kundi bayikora nuko. Godfather ntabwo akinye indirimbo za Time B ku ngufu. Nani Dumba. Suhuza kamarade y'ubwenge buke. Kamarade asigaye azi ubwenge. Yego. Kamarade asigaye azi ubwenge. Rekada. Kamarade ari inama yabonye. Ndamushuhuje Jay w'umunyabwenge. Wasohotse ku rupapuro rw'umuhondo ndamuramukije. Uvanga amasaka n'amasakaramentu. Rw'umuhondo se bimenyesha iki Kamarade? Ngo yasohotse ngo kuri ngo yanumwe na leta. Ngaho cyene indirimbo za Time B. Oya umva kubwire Dumba hano hari umwana. Dumba kuba umva ngo uzamura ngo buri bihangano. Uyu mwana ko utaramumenya kandi ari wiyita big promoter ubwo ngubwo uraryama bigakunda. Derrick Music. Umwana nagize ngo ni future nagi wamwita future harya mu munyamerika. Listen the music. Dumba ngaho bashaka gukora challenge ya Gipede. Urakora ka challenge kawe ka Gipede. Urabuze? Ngurakora ka challenge kawe ka Gipede Dumba. Saderi kazanyereke ko ngomba kugakora. Bro uyu mwana ararenze bro. Jewe sinanga. Ya nukuri. Bro uyu mwana man. None ugifite ukuntu video kiyumva nubwo niki urumva? Ariko Gipede kirabikora vraiment. Uze kuvidumba. Nonse Dumba. Ndasanze gira kizi njye ntabwo nkizi kino Gipede ariko neme sinzi impamvu. Ngenda muzi nonse Dumba. Wowe wavuga na Miracle ngo byagenze biti? La Miracle? La Miracle w'iki gihe ntabwo ari La Miracle wa kera sha. Nani Jay? Ntabwo kuba agiye gushaka uburyo ari kuri ntari kuri Dumba no. Sorry. Nako agiye gusaba ni Dave harya ninde? Nukuvuga ngo yahigaga yahijanja. Kuba bagutinye Uceceke Jay ibyo bintu utazabigwamo. Kamara wowe nawe ufite ubwenge buke uravuga. Oya se wowe ufite ukora iki? Mbwira umuntu hano ujye ukandaho. Kamarade Kamarade asigaye ubwenge je. Amenye Dumba. Nta kintu atagukoreye, nta kintu ataguhaye riri. Uri bashemera mwirivu. Akira. Ari kintu atagukoreye riri hari igihe atagukanzeho. Mbere yo kujya gushakiremo umugore. Nurundi rwego riri ntukamuvugeho hano. Ariko je riri niba yarigeze kugukandaho ukabona mwihindutse je nawe urinda shima. Umukandaho gusa bro. Dumba. Riri mukunda sibye nawe na Patrick usa n'urubingo yamukanzeho. Naje ndibuka je ndibuka ndi hano riragenda kuri charging akaza akagutamo niba ndamukandiraho hano. Kamarade ko rikomeye. Ngo Patrick usa niki? Patrick usa n'urubingo urumva riri yakanze kuri Jay anakanda ku nkoma amashiye Patrick usa n'urubingo. Subira mu jambo ngo inkoma amashi ye baba data we. Patrick azaguhana. DJ Nox ariko se Jay Nox ndi kuri urwo rwego koko. Patrick azaguhana nyama. Kamarade kwa uzabaze. Oya ahubwo uru rugero rwiza rw'umuntu bibagirwa vuba. Oya reka Yampaye byibura yakavuze njyewe cyangwa undi muntu. Noneho ririwe yaguhaga nta n'ururabo wamuha.
habe reka DJ Nox ndabona utuntu urimo DJ Nox ndabona utuntu DJ Nox ndabona utuntu urimo icyogajuru bro irira miracle ni icyogajuru kiri ku butaka. Jihad ameze ate kamara? Jihad ameze neza arakomeye cyane. Wase kamarade ahuriye he na Jihad? Kandi niba ugiye wa mugani kuwerekana ko ari we muntu wawumvishe cyane ngo umugabo mngaseka imbohe yavuye muri kasho rwaba ari urugero nawe ejo wamusimbura nabonye iby'iyisi nta muntu ujya babyita gatebe gatoki ndakubajije yavuye muri kasho aracyari yo gihe cyari kigera azataha. None se wowe kubera iki ubaza Jihad umubaza kamarade? Ese ubundi uramubaza ntiwamusuye ntiwagize gute wamucira rwa Pilato noneho riri anabirenza ingo yiriri akajya ku blessinga sha dore kari n'umwana mwiza ari. Waramusuye rwose ntugase ku mabere ya nyoko? Naramusuye of course naramusuye rimwe se namusuye kabiri maje kumusura kabiri. Kandi nari muri kasho uri imfura kamarade maze kumusura rwose abantu barabizi maje kumusura n'inshuro ebyiri ndanapanga nihacamo kindi cyumweru nzajeyo hariya na ahantu nawe ni time wajyayo ose wirengagije babigusabira inshuro nka 200 ubujya gutegura nawe ahantu hazagushyira agatanda hariya nahabaga berega ntago imbwa zijyayo hariya nta mbwa ijyayo hariya naho umugabo ariko uziko ibyo Jihad yafungiwe ameze nk'uwijyanyeyo. Oya undi mugabo muzima baho umuntu yafungwa nigiye wenda wibye igiye wenda wazize ibindi bintu ariko nkabiriye barakwiye kwiteranya na Lilina Miracle je ngara amazi amvomera nyine J wowe uvuga ngo yijyanyeyo wowe ukora ibiganiro bya kazi ni kazi ukora ibiganiro bya hobe ukora moni ukora iki kari copy paste y'ibyo akora erega buriya iminsi y'umuntu ibibaze urumva kamara kuba ndi hanze si uko wishimye cyangwa se yishimye urumva mwebwe ndabazi ngewe ntacyo bintu banzurebe muravuga ubusa umwana bita DJ Nox agahita avuga uti ariko mzee wa kazi oya baguhereza banzuga abanyamagambo uwo bamwita DJ Nox J banzuga abanyamagambo banze ngewe nshimire bamwita DJ Nox bamwita DJ Nox J on the mix urikumva arareba ijya aravuga atari koko nk'icyo kinkoni kamarade kitanize muvuga n'ibiki arunda aho ngiye birambabaza kubona abo tuba tunavugana uko ni kumusaza uziko mba numva uziko hari n'abantu bahita banyandika message ati uwo muntu muri kuvugana ibiki ubwo ni kumusaza bahise avuga ati ariko nk'icyo kintu kitize muvuga n'ibiki kirimo kirakumarira umwuka mube nk'abavuga igifaransa twumve. uwo musaza bamwita DJ Nox bamwita Mr K banzu urebe Mr K nawe ararebye aravuga ati ariko Jesu Kristo wa mipango you are talking the good shit get it aravuga ati get it ariko se wa mugane habuzuha kamarade ubu kamarade abantu barakurebye bumva muravuga atari byo banzu urebe ngewe nta kibazo cy'amakuru isaha n'isaha yaza kamarade mabera nyoko banzu urebe kandi wari urimo uravuga Lilina Miracle kinyabupfura banzu urebe ako je birambabaza mani kandi njya numva Lilina Miracle watabaye umuhungu wawe kamarade bari barakorera wowe kamarade wanyu ngo muraba Yehova ariko ibitutsi banzu urebe kamarade ahisa ahunga ntiyari kuguma hano ahisa ahunga abahungu banjye rwose ngira ngo murabibona ko tuba tutsinze ikigoryi nka kiriya mu mbabare tugeze ku 15,000 ni imbabazi mbisabiye ubone yewe bamwita DJ Nox Brown umwana w'umutima rwose bamwita DJ Nox J ariko nshaka difata nsigaye menye impamvu ukunda Brown akazwi nakumvisha Dumba rwanu vanama gasoko hageze ntabwo wase Brown avuga neza kurusha Eva uracyari muri wanyara
bacari muri wanyara Mr. K na DJ Nox J Dumba ndabashimiye cyane. ntuza ari hehe akazwi ka Brown mitamenye impamvu reka turebe ntuza Brown ongera usubirire mu bwengo thank you so much teacher Nox. Faxman kamarade data zari zishizera oya azishima Arongeye yizanye muri 18 ntago zishize Dumba nguterekere baros tereka numve ariko rero cyeza nerekera numve kanguterekere baro. So Dumba mbaro mbwiza ukuri kandi udaciye ku ruhande. Uwitwa kamarade iyo umubonye ubona koko ataberanye no kumwara. kamarade yari aberewe kumwara kera ariko kamarade asigaye abaye umunyabwenge Nyine ubwenge bwe ubushingira ku kido ko n'ubundi ubona nyine bede kuba umuntu umuhana yarangiza agahanuka bariteretse neza Dumba bariteretse neza sabira gift bag the goat sabira gift bag the goat otherwise kamarade niwe muhanga wa mbere ubaho ku isi kamarade ntabaho Faxman n'umwanzi. thank you bro the goat akoseje mugeze Dumba ku bihumbi ubu nawe mu banyabwenge wishyiramo Dumba mugeze ku bihumbi 10 ko niye baro rwose ni baro y'umuterekano uteretse baro nabi giye squeeze wa mipanga ni baro y'umuterekano iyo niyo bita turimo turavugira umuhungu wanjye Faxman kamarade abantu banjye baraza ngo umva mbereze riri umwanya umva manura gatoya uherire umwanya gato oya nibakumanure kamarade urajya hehe ko iyo ngari free kick yari Dumba iri yari free kick kamarade isatinya ubundi gatoya nkavugana n'umuntu witwa Jay Squeezer Kasuku nubaha Lili la Miracle, le boss de la capitale de Madrid. Je vous aime beaucoup et tu connais ça. Je me suis en train de vous parler quelque chose, mais vous êtes en train de... français. Oui, c'est meilleur pour vous. Oui, je suis ici. Mais j'aimerais te dire une chose, Kasuku. Certaines personnes oublient très très vite le bien que je te dis, mon ami. Non, écoute-moi très bien. Je n'ai pas oublié. L'habitude parle souvent plus fort que la vérité. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Chacun récolte ce qu'il a sémé. Tu m'as bien entendu. Oui. Qu'est-ce que tu as entendu là-dedans? Qu'est-ce que tu as retenu là-dedans? Non, je ne peux pas parler quelque chose. Non, tu as dit d'abord que... C'est Faxman qui a parlé. Écoute, Kasuku, écoute. Non, tu as dit d'abord que la Lily d'aujourd'hui n'est pas la même que la Lily d'avant. Explique cela. Quelle est la différence? Ok, la différence c'est... La différence c'est... En deuxième lieu, tu as dit que ntago ari we nabibwiraga Faxman wavuze ngo natuza mvomera navugaga Fax Kasuku yavuze ngo natuza umuvomera ntacyo umvomera. Non, j'avais parlé ça pour Faxman. waramuhaye baby yonenye arrête ça, je n'aime pas ça. Arrête. Non, sois un homme, s'il te plaît. Si j'ai un problème avec toi, dis-le. Non. Ne passe pas par 5 portes. Non, vous n'avez pas de problème avec moi. Si je vais parler avec Faxman. Explique-moi ce que je viens de te poser comme question. Jana akubwiye Kasuku natuzi yakuvomeye ariko yakuvomeye amata.
ariko Dumba yakuvomeye amake. Dumba explique-moi wavuze Dumba wa kera Dumba murambamba Dumba okay bisobanure none wa kera yarameze gutera ubu ngo bameze gute Dumba murambamba oya mushyire muri mute ninjye na Kasuku kandi njyewe numvikana nawe n'inshuti yanjye navugaga Lili wa kera atandukaniye na Lili ubu no Lili wa kera wacu nyine urumva twabaga turi kumwe nawe kuri Instagram nyine urabizi ko twimukiye hano twese sibyo ariko kuri Instagram urabizi ko natuguriraga amabaji n'ibiki subizi urumva no kuvuga ngo rero nibyo mvuga ati nyine mba nibuka ibihe bya kera kuri Instagram n'ibiki byose ariko ubwo nibwo nakwibagiwe je oya ntabwo navuze wibagirwa vuba c'est ce que je viens de dire tu très vite none se intare wabonye hari ntabwo navuze camarade hari hari camarade Saba imbabazi usibye ko twari n'utu saba imbabazi uretse muririmbire Dumba uretse muririmba saba imbabazi oya twari utuntu tw'amasente utuntu tw'ama Instagram twari utuntu tudafite na valeur tema chanson j'ai chanté Lili jye mubabarire n'uwanjye uri kuyiyenzaho kandi icyo ushaka urakibona tema chanson j'ai chanté pour toi tu ne sais même pas chanter nta nubwo uzi kuririmba saba imbabazi mise mbicika ibintu byo kuririmba pe saba imbabazi non et puis il faut pas parler derrière le dos des gens moi je t'écoutais pas parce que moi je t'entendais pas je saba imbabazi kuvuga ngo Dumba karabye Dumba ngumubwiye dupfa oya Dumba marashaka kumbamba ntago natinyuka kuvuga gutya kuri Lili na Miracle ntibishoboka I told you elle connaît ça non j'ai entendu parler ubeshyira ubu ngubu njye mu gihe nari nagiye telefone yanjye nayishyize muri haut-parleur j'ai tout entendu exactement donc ntihagire ubeshyira ils sont tentés de mentir Imana ikubabarire ngaho ndagaruka mu mwanya Lili ako Godfather wumvise ko nasoma ni abahungu b'Kinyarugenge bashobora kuvuga Urufaransa agenda gake cyaze n'ubu uri umunyamafuti ndabyemeye icyo gifaransa n'ubu uri umunyamafuti uvuga igifaransa agenda kari ariko wabyumvise njye nasoma rega ntabwo wangiranye na bya kamarade nshimishijwe n'ukuntu mu gifaransa yaciye mu gufata kemeri cyagasaba nimba erega mu igifaransa ntibakivugiramo bya bigambo byaje igifaransa ntibakivugiramo bya bigambo byawe igifaransa ntabwo kigira amagambo manini ntabwo kigira amagambo aremereye urayavuga bagahita babonamo nk'umuvagabo Gasuku umva umukire arimo aravuga ndavuze niyo ushaka kugira utuntu tw'utublage nta kibazo twari kudukora sibyo nyine tugashotorana bino bisanzwe nta kibazo sibyo n'ubundi abantu baranabikunda ariko kugenda ugashotora umuntu komsa ntabwo ari byiza njyewe turaziranye nicyo kibazo cy'Akasuku Lili umukubita urushyi akagukubita inyundo je t'aime beaucoup Lili je t'aime beaucoup moi je te déteste je te hais je t'aime beaucoup non arrête de mentir c'est moi qui aime Lili ok Godfather nshobora kuba ngiye Dumba zanye cya gifaransa cy'indera reka mbaze patro w'urugo cyo kungunga reka mbaze patro w'urugo ninde ushize muri Wanyara Godfather reka kunsuzugura ntabwo ari yewe ngo ukiriri we keza cya keza rero ntabwo nawe ushaka amahoro ndabungiye kwangiye ako Dumba hano hari umuvandimwe umugira neza wakomeje kukoherereza uturabo bamwita Bless Link wamuhaye shout out uwo ni umuhungu wanjye Bless Link ni umuhungu wanjye nkunda cyane nabwiye amabanga yose y'inkotanyi ukuntu agomba kwitwara gikotanyi ababizi n'uwitwa Musinga ngira ngo nawe uramubona aba bana bose bo muri showbiz urababona ukuntu baba barimo bababizi iyo bambonye bahita bavuga ati Mutara baba yatubwiye amabanga y'inkotanyi n'ukuntu tugomba kwitwara muri ino mihanda akase nka Musinga nafashije akaza mu rugo nkanamuhereza igikoma akaba atarimo arakandaho aba bana nabo ni ingayi kandi buriya mba narababaye cyane ikibazo giye ukorera cyane inda niyo mpamvu ukunda kotsa cyane uzajya ukora
Faxman aragarutse. Nereke baro. Asante sana Joel. Faxman is up in the house. Nereke baro iyo ngutekere udasaba baro. imbabazi ku mukiro uba ugomba kuberereka Ngutekere baro. No Faxman. ugaca bugufi No Faxman. yo bimeze bite ariko rero byo nsanze igifaransa ariko so warize kurekoreza irwaze ukaba udazi igifaransa ntabwo bibaho Washatse no washatse no kuduteranya n'umukire kwabonye ko umukire rwose ibyo bintu atajya bigendera urabona revu ahantu izamukiye ku bihumbi icumi ukingeza abona revu izamuka abanyamugisha abantu banje ni muvane muri Wanyara noneho muraba mugeze neza muvane muri Wanyara abantu banje ariko je nsaba biriya bintu ukoze byo gusaba imbabazi Imana kandi yazisabye yasabye ko yanapfukamye akanahenagayenura atabikora se ndumva ikintu kimwe kamarade ndatekereza utunganya nivo de tide oya umva wowe witwa Prophete Joshua yarambwiye ko mwiganye kurekoreza irwaze urumva Prophete Joshua wahunze Faransa wabutakazi Joshua wahunze Prophete Joshua inshuti yawe si boss wawe kamarade nungire ko Prophete Joshua yiganye na je bariganye kurekoreza irwaze hano igikondo gutya neza hamwe hazamuka suhazi kuri Congolese naho ngaho seho je yakiniraga za karere n'iki byose DJ Nox J ni impamo ya Mungu nanjye nzasapotinga sidumba gusa uko ibyo wankoreye ni ibitangaza Eric ubwo burabo ndabukunze Eric ndabukunze ubwo burabo Ase Bruno nanjye nkanda y'ikimanigani nigende mu nkanda y'ikimanigani ngende nshaka kugeza mu 20 ngatari komereza bahize ndagusoje mu nkande ho nshaka kugeza mu 20 ngatari mu mvane muri Wanyara dore ni bonyiza God bless you ako sanga sinabonye neza ako se Brown nini neza ninde what's gato Eric, thank you so much. Uzi ko mvuga Brown pani gaceceka ni urukerereza Gabiro, thank you so much. Brown, you have a very beautiful voice. Bijou umuhungu wanjye bita Venom ajya ntabwo cyane hano umva ariko umuhungu wawe kunakubwiye umuhungu wawe DJ Nox ije kunakubwiye arashaka ko mu promotinga wowe agushakaho funny stories. Thank you. ntari bikabisa no kuvuga ngo DJ Nox ongera unkande wo kwa kundi rata ubundi mite ntangira nzamuke gakinga uhita ukomeza cya kamarade kiberanye no kurengana kiraha turaba tugihanahana na dumba gake ngewe kamarade umva nta mwanzi watera kamarade aturutse iwanjye ntabwo bishoboka umva Jay umaze hano amasaha 5 tuza abantu banje baraje bankandeho nta mwanzi watera kamarade aturutse iwanjye cya kamarade kiberanye no kurengana reka tube tugihanahana gake ubundi kaze duce impaka gutya Jay reka duce impaka muri ubu buryo sibyo ego kugira ngo turebe umuntu wadangiye reka dufungure tangire kuri 0 DJ Nox waretse koko nkagera kuri 20 ho kabyara ato bahizi yaje Godfrey uretse bahizi mbabarira ngeze ku 5 Mike mbabarira ngeze ku 5 naje ngeza kuri veni nabizi nari ku iyo ndege yihaye njewe Mike tugere kuri 20 ubundi bakuru 35 Mike iyo ndege nari nzi ko yahaye Gabiro thank you Mike ubwo bonkoze se muganda wanjye no turi butugezeyo dushyire hano Mike ubwo se muganda wanjye Mike ibyo byonkoze usajyagwe bahize n'umunyamasisi ariko DJ Nox wongeye kuri 20 Mr. n'umunyamasisi
umugande kabisa umwana mwiza Bahizi. ubwo se kweri icara ngeze habi buryo bene wacu bandeba bakanca ubwo Bahizi bagarakuboneka no kamarade w'ubwenge buke abantu bose jaza hana gahita bita nk'abana beza tanabazi Bahizi ni boss mureke wanje ducimaka muri ubu sibyo Bahizi ebe byonkoze urira bwote bwokoze vuga ngo bwote bwokoze afite kampani icuruza ibibanza n'amazu mani yitwa Simba Diaspora Real Estate. Gabiro, thank you. ngeze habi Dumba ngeze habi abo bene wacu bambona bakanja thank you nyamara abantu banje baje ngo bayita gwiki afite kampani yitwa Simba Diaspora Real Estate. abantu bibanza n'amazu abantu baje batangiye kuza ibibanza n'amazu biroye hano mu marembo Gabiro, thank you. naje kubona abakukunda barankunda cyangwa bankunda baragukunda batangiye kuza nabo erega abantu bashaka natwe dushayininge mu gatera abagore babafite byose n'umunsi wose yego hari kirega abantu bashaka bakire ko dushyiramo story noneho tukagenda turavanga wenda no kugenda dushimira tunasingizamo gake ariko story zabaye nyinshi erega n'uko bimeze none se nka Keza Tedeschi babuka akayitarira nanjye sinagize ugasanga byafashe nk'isaha barimo bararira muri ubwo buryo so noneho iki cya kamarade urimo urabona ahangaze ko nta kintu murakivuga kamarade n'umuhungu wanjye sinzi yewe ndeka ntaribi DJ Nox thank you so much. Reka tugere kuri 20 ariko DJ Nox ni Yewana muraba mugize neza ndamwizeye DJ Nox arangiza narabikuzana niba uvuye kuri Duma nagiye warangiye ugahita uhanesa uriwe DJ Nox, thank you so much. Veno mugira Veno warebye ukuru kubita kamaniganiko kaba keza Gabiro so much tugere kuri 20 igala kazo ka Galaxy ngore bebora bya imbere toka kure yama niki gifite ingona mu mutwe uwava wakanze kakakore yamambo zafu umutindi DJ Nox yarabura gato tugere kuri 20 barazuza ngurajya muri big screen kaze nje koshya ahamagara intuzo ndajya muri big screen very soon Keza hamagara ligala nanjye nkandaho bantu mu nkanda wenye ndashaka kugera muri veni gusa nkahita nikomereza wa mugani du kara ubundi ngiye magira ngo nzanga nikubitire veni zanjye mite nigendera ako se wa mugani ubonye veni ubujye ukora iki hano urabireka ba Keza Tedeschi bagahita bikomereza kuvuga ko nahandi hana bari bugere 20 ndabura gato kuvuga ko nahandi hana bari bugere oya nanjye veni ziba zihagije oya wowe uzirenza ariko Jay ibi ngibi ni ibitangaza reba ibyari aho kuragira ngo ushobora kurenza veni kugira ngo icarane amasaha 6 kamwe tugahita tujya noneho Dumba naje gusanga abantu bawe ebana bakora muri cyagiye abandi bose barambiwe